Aneti ko babyaranye umwana n'agafaranga. Ari nayo mpamvu mbabwira ngo n'uru rugo rwa kabiri narwo ruri mu manegeka mu mpamvu ebyiri. Buriya umuntu wataye umuntu wamugiriye neza we kuba yakuta nta kibirenze. Kera umunyarwanda yajyaga aca umugani ngo aho umugabo aguye barenzaho utwatsi, ariko ubukurikije ibiri kugenda bibera ku mbuga nkoranyambaga mu minsi ya none bitewe n'inyungu abantu bahakurikiye, ubu ntitwavuga ngo aho umugabo aguye barenzaho utwatsi, ahubwo aho umugabo aguye bavuza induru. Nibyo byabaye kuri Bishop Gafaranga watawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Akimara gufatwa uyu mugabo, RIB yatangaje ko Bishop Gafaranga yatawe muri yombi, bakavuga ko icyaha akurikiranweho ari ibyaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina. Ariko siko abantu babyumvise ubwo bari bakimara kumenya ko Bishop Gafaranga yafunzwe. Inkuru zahise zicicikana hirya no hino, batangira kuvuga ko uyu mugabo yashakaga kwica umugore we. Ese aya makuru yaba yavuye he? Imibanire yabo yatangiye kuzamo agatotsi kuva nyuma y'igihe gitoya babanye, ariko biza guhindura isura ubwo yatangiye no kuzanamo ibintu byo kumukubita. Ubwo buzima bubamo, ariko ibya YouTube barabigabanya. Yego. Do kuza ku karubanda kwiyerurutsa ku bantu babanye neza nyamara batabanye neza, bitameze neza mu rugo. Aje kuza gukomera, amakuru akavuga ko kugira ibyo yabyihanganiye, ndetse buri gihe yahoraga amubwira ko ngazamwica. Amakuru avuga ko Gafaranga uko yamaraga kumukubita yaramubwiraga ngo isaha yawe ntiragira, ati wowe nzakwica. Yego. Ubwo rero muri iryo joro niho navuga ko byabaye, niba nabyita finali. Iryo joro Nganeti yagombaga gupfa kuri 27 z'ukwa kane z'ukwezi kwa kane, kuko mu isaha y'isa sita z'ijoro amakuru avuga yuko yamusanze mu rugo. Aramubwira ati inzu yabo ni etaje. Yego. Ati zamuka hejuru uze nkubwire. Aramuniga bimara kanya. Uyu muryango nk'uko dusanzwe tuwubona biciye ku mashusho agenda aca ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko ku muyoboro wabo wa YouTube basanzwe bakoresha witwa Gafaranga na Murava. Twabonaga ko urukundo ari rwose, yaba amafoto agenda acicikana hanze aca ku mbuga nkoranyambaga zabo bakoresha. Wabonaga ko ari umuryango ubayeho wishimye. Iki cyo bakora kugira ngo ushimishe umuntu? Bon, mu by'ukuri nituvuga umuntu byo biraba, nituvuga umuntu muri rusange bigize kunezeza umuntu nk'aho ari mu isi biragoye. Ariko kuri iyi saha ya none amakuru ari kuvugwa y'ibibera mu rugo rwabo nagahumamunwa. Ese ibyo tubona ku mafoto n'amashusho byo mu ngo zo muri iyi minsi byaba bitandukanye n'ukuri? Ese koko ni kwa kundi bavuga ngo zirara zishya bwacya zikazima? Uru rugo rwa Bishop Gafaranga na Murava n'ubundi mwikubitiro ubwo bari bagiye kurushinga, n'urugo rwavugishije abantu amagambo menshi bavuga ko batazarambana bitewe n'amateka uyu mugabo Bishop Gafaranga yari yaragiye anyuramo, aho byavugwaga ko yari asanzwe afite umugore ndetse bafitanye n'abana 3. Bikavuga ko uyu Bishop Gafaranga yari agiye kumuta, dore ko n'igihe cyo gukora ubukwe cyagiye kugera umugore akizi ko Gafaranga ari uwe, nyamara Gafaranga yifitiye indi migambi yo gushinga urugo na Murava wari umuramyi ukomeye mu Rwanda. Uru rugo baruteze imitego cyane, bavuga ko rwose rutazamara kabiri. Ese byaba ari byo bisohoye? Kugira ngo ushobora kurongorwa n'umugabo ufite abana 3, umbwire ngo uwo mugabo utaye umugore nta nicyo mwanapfuye. Nubwo wasenga amasengesho ameze gute, ndumva umuntu washyingiye Gafaranga ntabwo yayoberwa ko Gafaranga afite abana akorera Imana. Bibaho ibasari ibande ryabasezeranije munibande ry'umupasiteri. Ntabwo Bibiliya iravanga bo ko wabubawe nawe ntayamabuye, ariko umenye ngo abo bantu washyingiye Imana izakubaza
amaraso y'abana ba wa mugabo na wa mugore ataye basezeranye. ari nayo mpamvu mbabwira ngo n'uru rugo rwa kabiri narwo ruri mu manegeka mu mpamvu ebyiri. Buriya umuntu wataye umuntu wamugiriye neza we kuba yakuta nta kibirenze. Janete nta kintu afite. Buriya bukwe harimo ikibazo. Mabukwe wa gafaranga mabukwe yagize ati mwana wa ati hafi turajya gushaka umugabo w'umudivorce uti. Nk'uko byagiye binavugwa, byagiye bivugwa ko n'umuryango ukomokamo umukobwa, umuryango wa Annette Murava, ko batigeze bishimira kubana kwa Bishop Gafaranga ndetse na Annette Murava umukobwa wabo. Aho benshi bashatse uburyo babikumira ariko biranga, dore ko no mu bukwe nabo bari mu bantu batigeze bamwe muri bo bemererwa kuba babutaha. Ari nayo mpamvu mu bukwe bwabo hari hashyizweho umutekano ukabije, aho kwinjiramo byasabaga kwerekana invitation bari bahawe, ndetse ari nayo tike yabashaga kuba yabinjiza muri ubwo bukwe, aho hari hashyizweho abasore b'ibigango babandi bakunze kwitwa bouncer binjizaga uri buze kwitabira ubwo bukwe. Umuryango wabihagazemo ni nayo mpamvu bashyizeho abagari dekoro kugira ngo bagire gute bakumire, kuko hari nabo umuryango w'umukobwa je nari imparirega nabo ku muryango w'umukobwa baje basubizayo. Uyu muryango rero twabonaga barebana kana ko mu jisho nyuma y'ubukwe. Ubu amakuru ari kubavugwaho uri kwibaza niba ari uyu muryango cyangwa se ari abandi bantu bari kuvuga bakaba babitiranyije. Ubwo rero iyi nkuru ya Bishop Gafaranga yamenyekanaga ku munsi w'ejo hashize mu masaha y'umugoroba, bavuze ko umuhanzi akaba n'umukinnyi wa filime Habiyaremye Zakari uzwi nka Bishop Gafaranga yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, ndetse akaba akurikiranweho ibyaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina. Amakuru yitabwa muri yombi ry'uyu mugabo yemejwe na Dr Murangira Bitieri, umuvugizi wa RIB, aho yari yagize ati tariki ya 7 Gicurasi 2025 RIB yafunze Pastor Habiyaremye Zakari w'imyaka 35 y'amavuko uzwi ku izina rya Pastor Gafaranga, akurikiranweho ibyaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina, ndetse banongeyeho ko afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nyamata mu gihe iperereza rikomeje. Kugeza ubu RIB ikomeje iperereza kuri iki kibazo kugira ngo hamenyekane ukuri ku byaha Bishop Gafaranga akekwaho. Gusa RIB yo ntiyigeze ishyiramo icyaha kiri kuvugwa kuri uyu mugabo cyo kuba yakubitaga umugore we, ndetse ntiyigeze inavuga ko iryo hohotera rishingiye ku gitsina ryaba ryarakorewe umugore we. Ibyo ni biri kuvugwa n'abantu kuri YouTube utamenya aho ayo makuru yaturutse. Itegeko ry'u Rwanda rihana ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu buryo butandukanye bitewe n'uburemere bw'icyaha, aho ryihariye cyane cyane mu kurengera icyubahiro, umutekano n'agaciro k'abagore, abagabo n'abana. Reka turebere hamwe ibiba bikubiye muri iryo tegeko. Icyambere, ihohotera rishingiye ku gitsina. Iri hohoterwa rishobora kuba amajwi cyangwa amagambo y'ihohotera, gukorakora ku mubiri bidakenewe, kugira ibikorwa by'ubusambanyi bidashingiye ku bwumvikane, gukoresha igitinyiro, iterabwoba cyangwa akazi kugira ngo ubone imibonano mpuzabitsina, icyaha cyo guhoza umuntu ku nkeke cyangwa se icyo bita harassment gishingiye ku gitsina, nk'aho umuntu ahora akoresha amagambo cyangwa ibikorwa bishobora kumutesha agaciro, kumutera ubwoba cyangwa ikimwaro. Iki cyaha kikaba gihanwa n'ingingo y'136 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Igihano rero ushobora kuba wahabwa harimo igifungo kiri hagati y'amezi 6 n'umwaka umwe n'amande y'amafaranga y'u Rwanda hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 200. Rero iyo wabikoze yari umukoresha, umuyobozi cyangwa umuntu witwaza inshingano, igihano kiriyongera akaba yahabwa igifungo kiri hagati y'umwaka umwe kugeza ku myaka 2, ndetse n'ihazabu y'ibihumbi 200 kugeza ku bihumbi 300. Icya kabiri ni ihohotera ryo mu ngo.
rikunze kugaragara hagati y'abashakanye. Gishobora kuba gufunga amafaranga y'urugo, gukubita, gutoteza, gukoresha imvugo zibabaza, gufata ku ngufu uwo mwashakanye n'ibindi. Igihano hano ushobora kuba wahabwa bitewe n'uburemere gishobora kugera ku gufungwa imyaka 2 kugeza ku myaka 5 cyangwa hejuru yayo iyo byateje ingaruka zikomeye. Icya gatatu, gukoresha umutungo w'urugo mu buriganya. Iyo umwe mu bashakanye agurisha cyangwa agakoresha umutungo w'urugo atabihuje n'undi, abakoze icyaha. Ashobora kuba yahabwa igifungo cy'amezi 3 kugeza ku mezi 6, ariko iyo agaruye uwo mutungo mbere y'uko urubanza rurangira. Nubwo rero urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rutari rwatangaza neza ibyavuye mu iperereza kuri iki cyaha uyu mugabo Bishop Gafaranga ari gushinjwa, abantu bakomeje kuvuga ko ari impamvu zo mu rugo rwe, ndetse baneruye bavuga ko umugore we ari we Annette Murava ari we wamutanze arafungwa, nkuko bivugwa ko yagiye amukubita kenshi, bakongeraho no kumuniga hafi gushira mu mwuka. Nakomeje kwibaza nti, ese ibyo twaba tubona ku mafoto n'amashusho bitandukanye n'iby'ukuri koko bibera mu ngo zo mu minsi ya none? Ese wewe waba ubibona ute? Wowe urabyumva ute? Bana natwe twandikira muri comment uko ubibona iby'ingo zo mu minsi ya none, maze dukomeze kubana. Ubaye utarakora subscribe, kanda kuri subscribe, ndetse ntiwibagirwe no gusangiza abandi iki kiganiro. Murakoze, turabakunda. Omora TV.